Hey guys, mumeze mute, mumeze neza. Hano ngiye kubasuhuza mwese aho muherereye, abari muri Nairobi, Afrika yose nzima, abari hanze ya Afrika, ndabasuhuje. Imana ikomeze bagire neza. Nizere ko mumeze neza mwese, n'abatameze neza ejo ni heza nkuko dukunze kubivuga. Hanyuma guys, dushimiye abantu bakomeje kudukurikira muri iyi minsi, abari gukora subscribe ku bwinshi, ariko subscribe bayikora rimwe nyine, umubare ugenda wiyongera. Ntago mvuze ngo bari gukora subscribe ku bwinshi ngo wenda bari komeza kuyikora, ariko abantu bose bayikoze mbese abantu bose badukurikira, Imana ikomeze kuba umugisha, tubona urukundo rwanyu, support yanyu, no kuri Imana ibagirire neza. N'abatarayikora muyikore. Hanyuma mwa bantu b'Imana, Sandra ni umuntu ujya wica gahunda. Nk'ubu njye na cameraman aho twavuganye aho turi bukorere arahazi. Cameraman yarambiwe, tumaze isano dutegereje uwo mukobwa, uwo mugore Sandrine. Rero uwo Sandra navuze iyi saha ntago yapfa ubusa, ntago yaviramo yambabaje, urumva ajya yica gahunda cyane. None rero navuze none uno munsi ntago ndi bumwihorere ngo agenderaho, reka nshake nk'akantu namukoma mukorere prank. Urumva ndabizi azanyishyura, none azanyica. Rero ibintu navuze ngo mukoreramo prank ntibibaho, none haranyica nyine, nihebye, nabaye ikihebe muri make. Rero ngiye kumukorera prank, mukurikire. Yesu we, nguri yaraje ahubwo umva, kanijishe nkaho ntamubonye, tananyumva. Sawe nate. Niki se? Wase kubera iki wowe uzuru wica gahunda buri gihe? Oya, ntago nayishe pe. Cyangwa Se nakubwiye se. Ego konyura hese. Ewa. None se nakubwiye None impamvu. saa yose ubu ni saa ngapi? Ndebera kuri telefone yanjye mani yazimye. Ndebera kuri telefone. Ni saa ngapi? Ngahi ba saa 12. Nageze hano saa 10:40 n'ingahe? Nagize gahunda shawe sinakubwiye. Nakubwiye nyine nawe ni ukuntu uzumuguma guharikisha umuntu. Oya, ariko wari ubizi ko saa 10 n'igice turarutangiye. Nawe nagize gahunda pole. Okay, sawa. Nubundi ndakumenyereye kugira gahunda meze neza mama. Ni ibicurane gusa nyine bimeze nabi. Dukore sasa rero nyine. Umva ko najya ahita yihutisha ibintu, uguzanye gahunda ya harakaraka, umaze kuzana umaze amasaha ngahe ngutegereje. Nuko wari uri kumpamagara ahubwo ngo ugiye kujya washaka ngo maze nakereza. Ntago nyapfa gukereza ko mbonye nukuri. Ntago kandi wari uri kumparakisha ngo ngwino ngiye kuhagera ngo ahubwo wanyuze. Kick setting amane tutangire ikiganiro. Sawa ngaho. Tutangire ikiganiro. Turavuga kuri iyo topic. Twabivuganyeho se. Kamani suza bakunzi bacu. Wacishe kamera. Hello guys, mumeze mute? Nizeye ko mumeze neza, nari mbakumbuye. Ndabashimiye kuri support yanyu, mutugaragariza comment. Nge ndazikunda cyane, subscribe nkabona biri kugenda byiyongera, mukora share ndabibona. Rero Imana ihumugisha, twanyagarutse kubaganiriza nk'isanzwe. Rero Imana ibaho umugisha, twabakunda cyane Gajo na Sandra. N'abantu rwose bakomeje nyine gukora subscribe, bakomeje kubasabira umugisha w'Imana, bakomeza badusupporting. Reka kubwira oya, ubwo tugize Imana cameraman akagenda reka tuvugana, hanyuma n'ubundi arajya kugaruka uriya muntu wamuhamagaye. So wowe ntatinda amana Muretse nimuvugana wowe. Mureka banza agende kwanza, banza kubwira Imana ishimwe ko nagiye atanakumva. Atanyumva iki se? Tanatwumva nyine. Usigaye wigeze bikiwe. Nawe nshinyisha. Ibintu utabambwire mu rugo yakubimbwira. Oya, nase nabikubwira gute njya nguhamagara, mbese uzurinda ngo mbanze nimba nguhamagaye. Tuvugane ico tuvuganye uhita ukupa. Ujya ukupa ntarakubwira nibyo ngomba kuba nabyumvise wowe ukunda kurondoga. Sawa rero sawa. Urumva? Ikintu nashaka kubwira. None nazanye umushiha mwinshi, mbabaye, abanda gusomera niturangiza ubwo mbonye kingagiye. Nashaka gumeyo gakeya, nishaka ntidukora no munsi. Njewe nsigaye byanjye ngo ntidukore. Watinda guzi ko turi bukore. Reka n'ubundi naza minota igihari. Ngiye saa 10 ntavuze ngo saa 12 n'igice. Oya shade we musanga umwana. Ngino dukore
so wamwihoreye mba nkubwire rero amakuru ngire vuba ahubwo nshakaguremo hakiri kare shaho ugira gahunda oya reka mbaze nkubwire Yikise ngavuga reka nkubwire nkuru yahaye ibintu ya makuru ndi kumva mu muhana kuva ryari wowe w'indaya we ngo winsekera manzi uzi ko sigaho unanyubahuka cyane oya ntago ari kukubahuka kuba uri mukuru ntabwo nakubwiza ukuri reka maze nkubwire uko mbyumva ko n'ubutaha kuko nyine ntabwo nakumva ikintu banzureke banzuceceke reka kuzamura uwo mujinya baze nkubwire banzureke unaze kuri kuvuga ntaranakubwira urabizi nyine nawe urabizi nyine ko wabikoze banzureke nuko njyewe indaya telefone yanjye yazimye oya reka mbanze nkubwire kuba nyine wundi utaha ntago nakureberera mani none se nkubwire indaya umutipe witwa Kevin uramuzi Kawuzi wambwira se kumuzi ntago wambwira kumuzi wambwira se kumuzi ndi gukina nawe mana reka nkubwire hari umutipe witwa Kevin niyo message ndayikohereza yinyereka kwanza telefone yazimye singiye aho hasi telefone yanjye ngiye aho nahise nyirambika kubera ko utayifording ese ngo uyinyereke oya navuze ngo nari nzi kutaza mu kiganiro Kevin yakoze iki yagize gute Kevin ikise Kevin ngo ni umutipe utuye Kitengera niko yambwiye ngo ntuye Kitengera na message yewe nta nisoni afite ati nta n'umuntu mbyiranye nawe witwa Kevin ngo sister wawe ngo biriya bintu ngo hari umushuti ngo wanjye ngo nabonye ngo message bari gucatinga ngo ni umushuti wanjye nafashe telefone ye ngo yavuye mu rufunguzo abasi ibyo bintu bikumbwira byerekeranye he nanjye cyangwa urasize ati ngo tuze mbanze nkubwire ndayikwereka message ngana yitabo nta nuko ari code cyangwa iki ni message none arambwira ati sister wawe uriya niba ari we mutoya niba ari we mukuru kuriya nyine bakunze gutwikiranye sinza nambimenye n'ukuntu bazatwikira no kugize oya bavuze ariko ni Sandra yavuze ngo Sandra ngo niwe mukuru ngo cyangwa niwe muto nawe niwe mukuru ngo uwo rero ngo kubera iki ngo abantu babaramye ngo akifata akandikirana ngo n'uwo mutipe ntiyambwiye izina rye yambwiye uwo mutipe kumwandikiranye uwo twandikirana ntabwo yakubwiye izina rye wakubwiye Kevin ninde niwe waguha amakuru niwe wampaye amakuru ngo nkubwire ajye kumubaza rero banzureke ngo ariko ngo message ngo umuntu w'umuramyi none ikintu cyantangaje asiko uri n'umumama umuntu w'umuramyi w'umumama ni gute yifata akandikirana n'isore ubu wasanga muri telefone yawe udusore wayifashe singi ntujye uyifata ifata se nza checkinga message zawe none se ku buryo telefone sinyanye guga ukayikoresha oya ceceke baze nkubwire arambwira ngo banze reka nkubwire nyine mana we mana dore ngo karagaruka uziko kingagarutse nose kutangiye kumutukiramo nawe yagize ukuntu ariko wambabaje mana oya banze reka ariko nkubwire nose kuri kubyibuka yewe uyo menya ko ari nubwo gusutwa ngiye simba nanavuye mu rugo ibi ni bikunyicira umwanya oya Sandra uziko nisigiye abana urabizi kuri umugore abana none se nurero urugero uburi guha abana kandi ikindi ibaze bofa amenya ayo makuru ngo mbese wirirwa ujya kuririmba gahunda aha n'ubu nyine uvuye mu rugo sinzi ko ari no mu rugo uvuye ko twavuganye uje ubwo sinzi wanyuse niba agiye kureba icyo gitipe ntazi nkaba se nagiye Kitengera si ubwo wenda wasanga atari n'uwa Kitengera uwabimbwiye atweka Kitengera uwo rero muvugana sinzi ko bamubwire rero utangiye kumva amagambo y'abantu umuririmbyi n'ubundi agira ibintu byinshi bigoye oya reka ibyo shawe none se nyine kubera iki none se yakubeshye iyo message ya forwarding na message mwandikiranye njyewe ikintu ushaka kureba yinyereke yego ko mana yanjye navatu uyu ntago ari Sandra rose ubundi uvuze ngo ayi miss yari nta bintu birenga ngo miss ngo baby ngo tuzahura ngo ryari ngo ibiki sawa baby nzakubona muri Nairobi kizakota none se reka nkubwire ubundi urinda uvuga ngiye abantu tuvugana yaba ari abasore yaba ari inkumi yaba ari abantu bameze gute nugusuzanya ngiye reka nkubwire nkubwire mama iyo wagiye kuri kamera bazana ibyo bakeneye ariko bakeneye se none iyo nani yari yanditse iyo ntago nari yanditse se ego umusubiza akwandikira ndabikwe nase utayifodingiye kurandesha nyine narinzi ko yanditse njya ibyo bintu ibyo se basubinziho ngewe nyine si byo byantumbuye aho ubinziho ngewe se ndakuze umutima nkorana nawe turabona tumaranye iminsi ngaho tutabonanye iminsi 3 nishize none ni buryo yanyekera icyo kintu ngewe wowe no ya nyine ngiye ndasanzwe n'izo message nawe Sandrine nuko ateye kwere arifata akandikana message umwe akandika undi akamusubiza undi akamusubiza ari umumama ibyo bintu ntakubikuziyo ndabona no ni biki byate Sandrine ni iki bofu yaba yagukoreye ku buryo ushobora gutinyuka kumushyikira man sha umva nge nange urabizi ko ngera nge stress
yanangiye ibyo kundisha umutima oya ntago ari kundisha umutima ariko ni izina ry'Imana ugende wisubireho kandi reka nkubwire umva reka nanigende kafaza injyana y'ikigano abangikoze oya ko nta kigano turi None se- dushaka tukireke ubundi wakora ibyo bintu hanyuma ukabwira abantu iki cyubaka abantu none se urandikirana message Yewe. n'abahungu tutanafite na shinge umva, nabagira ngo mbere yo kumbwira icyo kintu ubanza ugiye gute unyereke iyo message Ndazi kwereka Njyewe mama. na- Ndazi njyewe kwereka nta muntu njya nandikirana ubunumiwe, nawe birenze nguraya nta n'isoni nguraya none uwo muntu se yapfuye kuguhimbira abantu bajya bahimbirana pe ndazi kwereka urahita ubona ko ari nawe n'aya magambo ukunda gukoresha nkoresha iki se wowe uyaza utayo magambo nkunda gukoresha ndabizi ko ari wowe nabibonye wabibonye se uzi umukono wanjye n'ikaramu se basi uramenye umukono wanjye ariko mani ntabwo umuntu yakandika none se iwe kandi byagaragaraga no ku nande yakoze screen shoot aranyohereza niba utangiye kumva amagambo rero oya ntabyo amagambo Rero cyo tuzakosana pe, none se nk'ukuri. reba umuntu uri Oya. bubone abafana bacu ibaza ibyo yohereje ni nk'ahantu ugutera kayoba abashaka kuduteranya oya nta guteranya no nta guteranya kudusebya ni ukwitwara neza None se- uyu murimo rero turimo uragoye Njyewe usaba ngerageza, kwigengesera ndagerageza umuntu uko muvuganye nshoboye. ntago kose ngo muvuganye ngo ibishyingo muvugane ibintu biri kandi oya niba akubwiye ko ukunda kubera umurimo ukora sava ariko ibintu bindi byo kuvuga ngo hirya ni umuntu uhita ubasabana ko wasanga ninde se utazi ko nubatse basi ninde utabizi nase abantu bose barakuzi wasanga batazi none abo batanzi rero ntiwajya kunsebya sibyo kandi wishaka kumva abantu ukanga kumva Ntabwo ari ukuri ukumva, kwanjye eh. it's okay ukuri kwa Ntacyo izo bitwaye. message zavuye hehe izo message nye ntago nzi iyo message sinyizi sinzi ko nanayanditse kereka narindi nsinziriye Yego. oya ndongera kandi sikwereka urebe none uzinyereke basi wasanga wowe ndasanga Umva unagira ubwire benshi basi, sibyo? wasanga unagira benshi udashaka waranabyibagiye n'ibyo Eh. wandikirana n'abandi be basi iyo umuntu ahisemo gucitinga umugabo we urumva se wasanga ujya wandikirana n'abandi benshi ahubwo nta nubwo ari wowe njyewe nsanzwe nzi wowe uri kinga ahubwo kumbwira araje mba nkubwira turabisubiramo ibyo bintu uri kuvuga nta nubwo ari wowe gaje njyewe Ikiganiro. nayisanzwe uzi ko ushaka kumbwira ngo njye ndinda wowe gaje wowe oya none se iyo umuntu acitinga umugabo we aba ari iki ntabwo aba ari indaya njyewe se wamfashe oya iyo message se none zavuye hehe ngwino dukore cyangwa ubundi turanakora ibi wankweye no muri mudi nta n'ikintu nabwira oya abantu oya dukore cyangwa tureke ariko ugende wisubireho Okay, mwana sawa, ntukazajya sawa, reka unsebya nigende. ino ni timu mbese ni timu y'abantu babiri njye nawe urumva rero ntabwo ugomba kunsebya uko wiboneye ngo niba nshaka kandi bazanakwitiranya we by the way wasanga ari nawe warangiza inde njyewe kubera iki se bakorera ngo se navuze ngo ni niwe Sandra Sandra niryo riza riborohera oya ayibaye nawe gaje se niryo usikwese umva nkubwira ahubwo reka nkubwire mama we ntago ikintu bataramenya aba bantu bacu ni uko umukuru n'umutoya nicyo yambajije ariko bavuga ngo Sandra oya urumva oya njye umva nkubwire rero niba ari amagambo wari ufite kumbwira njyewe Kubwira si biki? ntago naca umwanya oya wanjye ngwino hano urajya kujya hese ibyo ni ibiki umva ngwino ubivuge koko manange guys umva nkubwire mbega ibintu umva nkubwire gaju inshuti zacu reka mbabwire gaju buriya ngo azi ko yampamije ndaguhaye jewe mana we mbega ibintu ese ubu nabitekereje wowe gute na we King kandi kinga ukuntu yanyigurutse ahita agiye kwirebeshwa uriya muntu nta n'ikintu bari kuvuga niyo yari ashaka kumbisa kingi we niwe wambe ariko nukuri wakoze kumfasha pe uyu muntu ibintu yari yankorera oya ajya atinda ajya yisondora agatinda nk'ubu yari yambwiye ngo agiye kuza niba yasuye mu nzu akongera mana sinzi none antera umujinya nandi bati ni ikihe kintu namukorera guys no mukobwa wanyu nukuri mana mukoreye ibintu bitari byo mumbabarire timu Sandra rero ntimundebe nabi mundebe nabi njye nakoze ibyo nagomba gukora uyu mukobwa ajya ntengwa akankerereza Sandra rero niba namuhamije uvuge muri comment ko ibintu ajya nkorera byo kunyerereza navuze ntago naguhera ntago urampame kuko ikintu nzagukora wowe uzarira gutyo bakubona warize ndabizi jewe ndishije umutwe pe ariko guys ariko nukuri mu busanzwe ntago Sandra ibyo bintu yabitekereza ndabizi nari kwibaza nanjye uburyo nagitekereje ntago nzi banza nanjye sinzi ukuntu byari byagenze kubera ko yari yambabaje ndaba nta kindi kintu cyabaza Sandra kuko icyo
ikintu yanga mu buzima bwe mwabonaga n'ukuntu ase ubundi ntabwo wabonaga mikoro ko narindi oya nose ko yari iri hano kandi ngo yari yagiye wari kubona yagira bati ntago King yabigukora King rwose Imana ako kireka mubwire nawe tuzapanga oya tuzapanga ikibazo ndabizi ntago Keve nta n'umuntu ngenzanye nawe witwa umuntu witwa rero Keve utuye Kitengera Imana atubabarire ni izina ni King warivuze ke yewe watubwira n'umuntu se cyangwa n'izina gusa mwapfuye n'izina n'ukuri gusa nyine bihuranye n'umuntu wa Kitengera witwa Keve ntago ari we pe ni izina gusa twapfuye kuyimbira tuzagaruka ariko nanjye nuzakora gaje ubu ngubu tugize team mugende abafite team ya gaje hari abafite team ya Sandra mutegeze ikintu ngiye kumukorera uzarira guys azarira we n'amarira guri ngewe yandishije umutwe mwe mukomeze mukurikirane mushonye nawe nta kintu nose nari gutegereza amasaha 100 nicaye gusa isaha imwe nituma unkorera ubwo bugome bwose nkavira maho oya barabizi guys bye tuzabonana ubutaha nanjye ngiye kubategurira ikintu bita gushuha aye nshuti zacu rero umukobwa wanjye yarakaye namukoreye ibintu bibi navuze namukoreye na prank noneho mbi nk'umuntu w'umumama umuntu ukijijwe mbese nyine nk'ukuntu muzi nani ziwe imyemerere ye ntago ari kameze rero mbabarire cyane ariko ndabizi ubutaha none hazanyica ariko byibura uno munsi ntuviriye amaho ntidukoze ikiganiro kubera ukuntu ishe gahunda ariko ubutaha tuzabazanira indi topic tuganire hanyuma rero guys dukomeje gushimira abantu batwereka ko badukurikiye badukunda badusapotinga nukuri turabakunda kandi Imana ikomeze ibagire neza subscribers ku bwinshi abantu mukomeze mu kore subscribers share comments zanyu turazikunda kandi muvuge kuri iyi prank mukoreye hanyuma niba nzabireka niba nzakomeza ndabizi wazanyica rero guys murakoze cyane kudukurikira Imana ibaho umugisha turabakunda bye bye